ntabwo uzi indirimbo wakoranye na The Ben? Ni Karara uri kuvuga? Ni ya kera nanigize ngo ni nshyashya twakoze ariko twanayikora ariko. Hari n'indi mufitanye na The Ben nshyashya se? Wabonye se amashusho y'indirimbo The Ben yasohoye harimo na Pamela? Ntago ndayireba kuko ntakubeshye normal ntago njya ndeba. Ko ni byiza kuba bibarutse umwana pe kuko abantu bari batangiye kwibaza ngo ko bari gutindaho gato ariko se abantu ntibakaninjire mu buzima bw'abantu gusa abantu ko bashobora no kugatina nta n'umwana tuzabyara cyane Imana buriya Green P Imana reka mubwize ukuri buriya Mpeti twariganye ariko Elia n'umwana mwiza. Green Aranzi nari umukomedi yajya nabikunda ko binsetsa aho sometimes niyo muhamagaye turanavugana turahura no muri ya clip twakoze iriya Cypher ariko buriya Fireman ubuze ubutumwa namuha nabwo Fireman ntago ndi snitch sibyo yaravuze nako ngo Neg mbese shaka kugaragaza ko ari ndi kumwitendekaho akoze buriya Fireman ibintu byenzi nge mvuze ni noneho icyo cyo ndagihamye 100% niko ateye yego kandi nimba ari n'umuntu wenda witwa kari nk'inshuti ye cyangwa umuntu babanye mbese umuntu bari close ahubwo natansaba imbabazi reka nabivuge gutya natansaba imbabazi ngavuga ati Neg naraguhemukiye abo bantu batumiye harimo abantu benshi bagera nko muri 4 bari n'inyuma yanjye yaba ari muri hit yo muri iki gihe yaba ari muri legacy agazi kuririmba rap ariko amaji azi kuganirira muri beat yego araganira rwose akavuga abafite ibitopic bisekeje byo mu giturage ababoye nkabo ngabo uri kumva bari gushinyika hakurya y'epfyo ngiyo ibaza ariko Tafukenge yarazaga ikarwana nawe uru baratwasagwa ntago nari naga ndumwe none iriya nyuguti yara bari kumwe na iriya nyuguti yara ntago babyumvaga none akagira nabo dusasu dutarukiye duto kumwe fragment zikugwira atari bari barashe bakavuye ba Kate gahari ni na shout out namuhaga ya Danger Man mbwira abantu Rider n'imfura hip hop ngo wenda atari we muraperi wa mbere mfana ariko birazwi ko ari we mfura hip hop kuko nta muntu wigeze agera ku bikorwa mu baraperi nk'ibyo yagezeho nta numwe buriya na Bulldog ntago ari muri level imwe ya Rider bro wenda ubu ngubu Bulldog ari ndamushimira cyane ku kantu kuko buriya nta muraperi usinicinga man ntago bibaho buriya biba byarutwa no kwiyamamagara kangwe ati nigino kugira ngo babarire ibintu nsange mu gipangu ndagukubita ngo ni igihumbi ariko ndi gukora tu nibyo abanyarwanda batabikora abakunzi ku giti cyanjye ngiyewe nzi ko mu kwa kabiri n'abantu bari gupanga gusura album b'abaraperi mwoka byarange mwe mubyihoreye kuko ntago mwabyigana n'intarire ibibizi ntago intari ibyigana n'inzovu inzovu iraje Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu nanjye mbasombyifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu harashize igihe kinini cyane tutagaruka mu kazi cyangwa se tutari mu kazi ariko uyu munsi twagarutse mumenye ko ibintu biri kuri gahunda ngarukanye n'uwo bita Neg the General umeze gute se? Na amahoro tumeze neza turashima Imana nubwo tumaze iminsi nyine ngira mwarabimenye tugize ibyago ariko abantu bakuru cyane nk'umuntu w'umugabo umuntu agahinda ke urakimenyera n'ubwa mbere bimbayeho mu buzima gupfusha umuntu uri close cyane none bibabaje umwana muto utaragira n'umwaka hamwe abayitahiye nta rindi jambo azi kuvuga uretse ari ngewe ngenyine hamagara urumva aba ari igikomere gikomeye ku mutima but buri Imana ibizi impamvu byabayeho so twarabyakiriye meze neza navuga ngo meze neza nuko ngo ejo bundi wabuze umwana wawe wabucura bwawe ese wari umajije kuba ubu ngo ufite abana bangahe? Yari wa gatatu umwana wa gatatu yari wa gatatu yego ukwihangana niko ku isi bimera nta n'ukundi twabigenza buriya none se andi makuru wari umeze neza? Andi makuru yo yari meze neza by'akazi ngira ngo mwaraye mubibonye naraye nsohoye abashomeri remix fatangije na Ibiga Dwayne na Puff G twayisuye muri ya ndirimbo yacu yabiciye bigacika ya kera yo muri 2009 yego so twayigaruye muri style y'ubu ngubu muri 2025 kuko ngiye niko ndi kubibara ntabwo ngora ko turi muri 24 uwo mwaka wararangiye
kuba wanditse wakoze remix nugiye na verse nimwe uhindura mu bintu waririmbye uretse akantu washyizemo ndaza kukagarukaho kuko ngo ubuheruke ibiryo ngo wicaye kwa Jay Squeezer ngo ariho niho rira honyine nyine kuba muri mu bindi bintu byose waririmbye nta verse nimwe wigeze uhindura ubigendera kuki biterwa n'iki? no kugira ngo bibuke nyine n'ubundi amagambo navuga ngo ari classic ya za classic lyrics zimwe zo bazi mu mutwe gusa nanone ntago nabuzemo nibura nka 30% nahinduye naho ndi kuvuga ngo mperuka kaboga nicaye kuri kabyindi ubwo ntago ari nge wiba wivuga buriya kenshi mu ndirimbo ntago ibyo byose nge ntago ndi umushomeri sibyo ntago ndi umushomeri ahubwo nyine iyo uri kuvuga ngewe rankunda gukoresha première personne cyangwa se je mu gifaransa AI ntago nkunda kuvuga ngo he cyangwa ngo she cyangwa ngo them nkunda kuvuga ngewe akenshi niyo ntari kuvuga na situation yanjye ariko iyo ngiye kubiririmba mu rwego ruri kugira ngo babe poetique bisa nkaho ari nge uri kwivuga ariko mu by'ukuri ntago ari nge wivugaga muri ya ndirimbo y'abashomeri ubwo n'undi muntu navugaga ubwo nyine uheruka kurya kaboga yicaye kuri kabyindi w'umushomeri kabyindi ni ikiganiro cya wa mugabo nyine wa mugabo muzi wa mugabo byibushye Jay Squeezer ni ikiganiro cya Jay Squeezer yasa arabyibushye ariko nuko twavuga ko ari ukubyibushye cyangwa n'uburwayi simbizi ni kimwe muri ibyo okay urangije aso ntabwo waduteramo gutyo dusa nk'udutera freestyle nyine ku bashomeri cyangwa ntabwo urimo neza ntabwo ndisha mode zo kuririmba kabisa ntabwo sibyo umutima wanjye ntabwo uracya cyane ku buryo kuririmba kabisa urumva hari akantu ugeze kuri nkunda gukoresha ijambo première personne nyine bita benyibutso bita fireman ukuntu yavuze ngo Neg ni umwe mu bimaniste beza dufite ariko bapfushe ubusa diplome humaniste se ngiye mfite diplome ya humanité yavuze ariko kuri umuntu warangije se ari humaniste muri sciences humaines se muri noza muri secondaire haryo babyita ngo iki yego humaniste nyine ni umuntu warangije 6e secondaire gusa ariko nyine ntago ngiye narangije 6e secondaire ngira ngo ahubwo wenda niwe washakaga kwivuga kuko ngiye kaminuza narayize na kaminuza narayize yego narayirangije ahubwo wenda hatamenye ko nayirangije nuko yarazi ko nagiye mu byo kwiga ubwarimu kuri kiye ariko nyuma nza kubishinguka moto ubwo niyo mpamvu ariko ngiye nararangije kuri yego no nari ngagarutseho kuko yabikomojeho oya ngaba ari gukashaguka ariko buriya fireman ubuze ubutumwa namuha nambwe fireman ntago ndi snitch sibyo waravuze ngo yaravuze nako ngo Neg mbese ashaka kugaragaza ko ari ndi kumwitendekaho akoze buriya fireman ibintu byenzi nge mvuze ni noneho reka mbishyire ku mutima noneho fireman bamumenye yego icyo namuvuzeho gusa nuko navuze yuko n'umuntu ufite umutima wijimye w'umukara urimo ubugome bitewe wenda n'ubupfubyi bwe n'ibyo wenda yakorewe akiri umwana hari n'igihe abantu shiduka wenda warabaga no muri famiye harimo abantu bakaba banakuviyora yego ntago nzi ko ariko byamugendekeye ariko bishobora kubaho sibyo cyangwa bakagutoteza mu bundi buryo bigatuma nawe wumva uwo muntu bugushizemo yego so icyo cyo ndagihamye 100% niko ateye kandi nimba ari n'umuntu wenda witwa kari nk'inshuti ye cyangwa umuntu babanye mbese umuntu bari close yego ibyo ndi kuvuga yabihamye 100% ni umuntu uri selfish ni umuntu wikunda cyane bro niyo yaba afite na miliyoni 2 ufite ishu y'ibihumbi 2 ntago yagufasha sibyo cyo yakubyo ntago ariyo topic turikoreka tugaruke mu by'ubuhanzi n'ibyo twavuzeho n'ibijyanye no ku kiwanja wenda aho byanaturutse avuga ngo kubyo yankoreye ntashaka no gutindaho ariko ntago nabeshya ara navuze ariko se birashoboka koko turiya tuntu tungana kuriya koko umuntu batumutsibura yego umuntu yaratugutsiburaga nyine yakwihereranya ahantu inyuma mu gashyamba nta muyobozi wabaga ari kubireba cyangwa yaba nahari ntashake kuhareba yego
nubanga ariko ntawabaga yamuhaye iyo commande yo kugukorera ibyo ngibyo. So nimba ashaka niyo niyibeshye na rimwe ahubwo natansaba imbabazi reka nabivuge gutya, natansaba imbabazi ngavuga ati Neg naraguhemukiye, yashaka akampamagara ntago ari ngombwa ko interview, natampamagara nimero yanjye arayigira ko n'undi ajya yampamagara ariko hari ibyo ari kumbaza ngo nimufashe ngo yabibuze ngo ngenga arabizi ngo abantu bakera ngo baranze. Ngiye gukora ikiganiro n'abantu 15 twabanye hari ahantu bavuga ibyo yakoze biri ankate, ngewe nshyiramo limiti kuko ndi umuraperi. Yego. Ariko se ningikora sima ngiye kumuteza inkiko. Ni inkiko ni inkiko ntago ari abantu. Yego. Ni inkiko kandi ngiye ntago ndi snitch sibyo. Rero nansaba imbabazi kuko abaye ashatse kungira snitch naba snitch. Yego. Azabaza umuhungu inshuti yanjye wo bitaga Christian. Peti naramufashije cyane mu bintu byinshi, ageze ashaka kumenyera, ashaka kwinjira muri family yanjye. Hari ibintu tutabashije kumvikanaho gatoya, urumva biza kurangira bibaye ngombwa ko hiyambazwa ubundi buryo. Yego. Urumva rero uwo mujene yashatse kwinjira muri family, yanjye bigize ibintu bya danger. Byaje kurangira nanjye muraburije, nanjye ubwo haro dukosera afite runaka yakoze iwabo. Yego. Tuko kugenda hemuka hirya no hino ibirego iwabo bihagera, nanjye ndazimwakiriza. Ndamusinicinga ko iyo winjiye muri family uyu nkubise urushyira umwenge mpigabiri, kandi ngiye burya bibaye nimba ushaka kumpiga numpiga nimba ubishoboye ndangiza, kuko nutandangiza ndaguhana ngukubiye inshuro 5 nibura. So Fireman rero ndamubwiye ngo saba imbabazi nushaka kubikora public nkuko nguko ugenda wisetsa n'ubudredi budafuzemo, urumva ubise yarashaka ngo ntago boroze za private life nayivuga, ariko nabiraba yivugisha ngo umugore ni iki umugore se wari amuheruka ryari. Twigendere twikomereze rero tudashiduka ati yaduhamagaye, twikomereze tudasanga twageza mu bintu bitari ngombwa. Ejo hari kuba igitaramo cyiswe icyumba cya rap mu baraperi dufite hano mu Rwanda. Harimo liste, navuga ko kuri liste y'abaraperi twari dufitemo abaraperi beza cyane, abaraperi bagezweho. Nicyo kintu navuga. Reka ndebe nimba mfite liste yabo hano hafi. Harimo ariko muri abo baraperi reka turebe, ndebe nimba ndi babone hafi. Bari bateguye, cyari cyateguye na Africa iki gitaramo. Okay. Cyateguye nande? Na Africa niko bayita. Africa. Niko ndi kwibona. Ariko ngomba kubamenya ngo bakontakta bashaka ko batanyibukana ko. Mu bantu bari batumiwe abaraperi, bari batumiwe harimo Riderman, Bulldog, Diplomate, P-Fla, Green P, Fireman, Dani Nanone, JC, Bushari, Beachboy, Ishkevin, Zio Trap ndetse na Logan Joe. Umuhanzi bita Neg ntabwo yigeze atumirwa. Ko mbona hano harimo abaraperi, ntabwo navuga ko bose ariko bari kuri top. Benshi bari n'inyuma yanjye kuby'ibikorwa bishyashya. Kubera iki Neg n'ibya kera ndetse kuki Neg batamutumiye? Neka ko iyi game murabizi, ibintu byose nka biriya bintu bijya gukorwa abo bantu mu by'ukuri hari igihe ntago ari bo baba bafite amanimero y'abaraperi sibyo. Hari igihe abandi batanga amanimero cyangwa se banasuggesting amazina ashobora kujya muri concert. Yego. Haba hari ukuntu rimwe wavuze ku muntu bafasha ntibibanezeze. Niyo nabanyiri igitaramo baba bagutekerejeho, kuko rwose hari ahantu abo bantu batumiye harimo abantu benshi bagera nko muri 4 bari n'inyuma yanjye. Ni ukuvuga ngo yaba ari muri hit yo muri iki gihe, yaba ari muri legacy, aba benshi bari inyuma yanjye. Ntabwo ndi bubavuge sibyo. So kuburamo rero ntekereza yuko ni kwa kundi nyine bavuga ati kuri ya muntu tumugire tumuheze, ariko ngewe
ngenda babwira indirimbo ya Nazi bita ngo the cross, Yego. umusaraba. I carry the cross. Even if the Virgin Mary had abortion, I would still be carried in chariot with stamping horse. Ati naho isugi Bikira Mariya ikuramo inda cyangwa se indika n'ibimvutsi, ati n'ubundi ngiyewe Nazi nare bwikorera uwo musaraba. Nanjye wa hip hop, ariko we ni hip hop yavugaga, nanjye umusaraba nzakomeza mwikorere, ninjye wikoreye, ninjye uri kuvunika, sibyo? Hari igihe bizaba konvenka, bazanshaka nanjye igiciro maze kukizamura. Yego, agiye bizabakonvenka, bizaba konvenka, ako n'ubundi ndanabakonvenka, ako wenda hari igihe nari maze ntarimo ndavuga ku byerekeranye na musically, ariko rwose ntago ari ahantu nagakwiye kuburamo, keretse nimba ari biriya bintu byarateguwe nyine na ba bantu n'ubundi ba Salex rero we ari wabiteguye, nago naba ndimo, cyangwa ari washatse abahanzi nago najyamo. Yego, gusa ikintu cyari cyanshimishije no kubona JC yongera akagaragara mu bahanzi Pfra, nka Pfra ndetse n'abandi benshi. Green cyane man, uriya Green P man, reka mubwize ukuri, uriya mpeti twariganye, ariko Elia n'umwana mwiza. Wiganye na Green P twariganye na Jay, twize ku kigo bita Eto Kicukiro, SK kuri secondaire Kicukiro ari muri Eto. Arabara Green aranze nari umukomedi ajya nabikunda ko binsetsa aho sometimes iyo muhamagaye turanavugana turahura no muri iriya clip twakoze iriya Cypher. Yego, buriya twari twasetse cyane turi kwibutsa ibintu byinshi, avuga ati gari wowe nyitagari, ntabwo nyitane nyine n'izina banyitaga gari ku kigo. Yego, ariko Green ngewe iyo mbonye hari ikintu cyiza arimo arakora numva nishimye cyane nyuma ya huriya mugabo Gentil Gedeon wamuvuzeho navuga ngo Green is a failure, ngo n'umuntu ni nko kuvuga ngo ni igihombo, n'umuhombyi, n'umuhombyi. Yego, sha mwana iyo mbonye rero akoze ndavuga ni man, prove them wrong man, they were wrong. Rero Green buraniwe muntu nari ntegereje, gusa range yani ifite ahantu igitaramo kizavamo nagombaga kujyamo n'ubundi ngiye, kandi sinakitabira igitaramo ntatumiwemo ngo ndirimbe, ntabwo njye wantumira ngo nze kukureba, gusa nabanje kukureba miki. Vuga ntabwo ari kujya mu cyumba cya rap, ntabwo nshobora. aya bagomba kujya gushyigikira rap, ngiye kuko ntabwo nshobora, sinaho honyine. Njya ahantu ntari buririmbe, ntabwo nshaka kujya mu gitaramo, kuko ngiye nanga kujya ahantu hari abantu benshi buriya. Umutipe bita GSP yarapostinze ejo kuri stati avuga ngo after party ya icyumba cya rap turaza kuba twajya mu gitaramo, n'undi wowe ari kojyamo, wowe Neg nimba ari nande harya na Maji the Black. Ese ya Maji kuki batamutumiye? Ese Maji wenda sinzi impamvu, cyangwa wasanga yari ari korora inkoko. Ese Maji umwemera nk'umuraperi ubundi wowe? Habe na gato. Nose kuki ushaka ko wamutumira kandi utamwemera nk'umuraperi? Yari kujya gukora iki? Sawa mugana. Ya ariko kuvugira muri B azi kuganiriramo. Ntago azi kuririmba. Ntago azi kuririmba rap, ariko Amaji azi kuganirira muri beat. Yego, araganira rwose, akavuga abafite ibitopiki bisekeje byo mu giturage, ababoye nk'abo ngabo uri kumva bari gushinyika hakurya hepfo iyo ngiyo, ababoye baramukunda rwose. Ababoye baramukunda, so ni ukuvuga ngo rero Amaji ntago ari umuraperi, ahubwo aganira mu ngoma za hip hop, aganira muri beat za hip hop. Ni umunyamakuru. Umunyamakuru mu ndirimbo nabyo ntagabishe. Reka tuvuge ngo ni umuntu nyine ushyira uganirira muri beat ya hip hop, reka tubyituko. nuko wari ubibajije gutyo. Okay, biranshimishe kuba mu kanya uri mu bantu wa appreciating harimo Green P, ariko Green P umwemera nk'umuraperi mwiza cyane, umwanditsi mwiza cyane, umuntu ufite imiririmbire yihariye. Green P ubundi uriya mutipe muri Tuff Gang, uretse ko wenda dukuyeho ko Pfra ari we favorite rapper wanjye wa mbere, agakurikiraho Fireman. Yego, ariko Green nawe ngewe nzi ko uriya muntu ari we pfundo, niwe mfuruka, ni ryabuye ryahuzaga inkingi za Tuff Gang. Yego, ni Green. Okay, kandi nabo baramuzi bose bari abarimo. Usarebe interview zabo bose bahita bakubwira ati Green P
ni mubi kandi topic yose arayibasha. Uribuka indirimbo igeze ko na Bruce Melody bita ngo isuhunda bingana iki? Ndayizi cyane. Manu uzumve uriya Mutoma Green P yakubise nta wundi muraperi narengeye kuvuga inyuguti yara kandi narahiye ko nazongera. None nuko ngo nta wundi muraperi uretse inyuguti yara nayo igerageza muri ibyo bintu byo gutoma abakobwa wabashe gukora indirimbo iri deep kandi wayumva kumva yuko kabisa kumva irarenze ifite irenze ifite meaning kandi n'umutoma ari gutomagiza bitangaje kuba biri kuvugwa n'umuraperi. Yego. Bitangaje cyane. Biratangaje. Abantu bagende bayumve indirimbo yitwa ngo bingana iki. Ibyo bintu wabivuze numva biranshimishije cyane ko Green P ni umuvandimwe wa The Ben. Kandi abonye The Ben mwarakoranye indirimbo uyu munsi nanayumvishe. Ni yihubwo se ntabwo uzi indirimbo wakoranye na The Ben? Ni Kararo uri kuvuga? Ni ya kera nanigize ngo ni nshyashya twakoze ariko twanayikora ariko hari n'indi mufitanye na The Ben nshyashya se? Nayo ariko twanayikora. Aya ntabwo yagakora bo ngo se we yagakora bo yayima ariko nese ko yayimaye kiragiye yarayiguhaye uretse ko kiragiye nari big kumurusha ariko nkeka ko nubundi ashobora kuyima tu. Ese bundi buriya kugira ngo ukorane collabo na The Ben byaturutse kuki? Ni Kamishi. Ni Kamishi wabyorganije byose. Media yari amaze kunyihenuraho na beat yanjye ahita nayitwara yiririmbiramo indirimbo bita ngo ubanza ngukunda. Kamishi ari intervena Riki ahita nkorera indi beat ahita azana umusimbura muri chorus nibwo bamereje nibwo bafashe yahisemo kumpa The Ben aranambwira ati ahubwo The Ben ni iyi ndirimbo bitewe na sije yayo biraba byiza kurusha kuba yari kuba ari Meddy kuko Meddy we azwiho kuririmba urukundo no kuririmba no kuba yararirimbanaga n'ubuntu bw'ubwana nka bwaririje ngo nimba umugabo by the way nimba umugabo ni nanjye wayanditse urumva ariko nyine no yanditse yose uriya Meddy muri kiragiye hari ukuntu nyine yaramfitiye beef kuko hariye nigeze kumwima umwanya wo guperforminga muri concert i Butare. Yego. Ubwo yahise abigira ibi yahise abibika mutima. Yego. Yabibitse hafi cyane nawe aravuga ati nzamukomesha. Ahita avuga ati ngo ndirimba contract mu buzima bwanjye abagabo babiri ni bavuze ngo ndirimba contract mbese ngo ntabwo nzi kugendera muri beat. Umugabo bita Medali n'umugabo bita Clement. Umugabo wa Knowless. Abo bantu nibo bambwiye ngo ntabwo nzi kugendera muri beat. Kandi mu by'ukuri wenda wanshinja ibindi bintu uti Negiji ntabwo ufite isura igurisha y'abaraperi Negiji wenda ushobora kuba unywa imyoto myinshi urabibona nka muri usanze ndi kwinywera akayoga wakabonye k'akadivayi urumva ariko ako ntabwo mba nasinze man device irasindisha ubundi inzoga umuntu unywa veni nk'abantu nkatwe tuba turi civilize twarize dufite mu mutwe wacu dufite umuntu unywa veni buriya na keretse cya kigabo kimwe cyavuga ngo gitubura amafaranga kiri kurya ibigori ngo ni impano urumva ako ngo niyo yanywaga vin rouge buriya yabaga ari gushaka kutwigana ako bundi kan vin rouge nakanushiraho kugira ngo ibintu bigende neza bimere fresh igogora cyo biti igogora by the way rero so nukuvuga ngo rero The Ben twakora bibaye ngombwa kandi twese nako twakoze ubundi mvuye ku kiwanja twasubiyemo Champions mwakoranye indi ndirimbo twakoranye Champions yari All Star yego ya Paxson na ba Green yego tuyisubiramo ariko The Ben wanza ari umuhanzi wicisha bugufi cyane ntago mbizi kuko simuheruka ariko icyo gihe yicishaga ariko ndamwayo mwandikiye se kansubiza ibyo birahagije kuko hari benshi batansubiza ngo The Ben ashobora ko aricishaga bugufi cyane kuko wabonaga mu makuru kiriya gihe byo we yanakundaga abaraperi kuko buriya abandi bigeze no kumaza bati muri collabo zose wakoze mu by'ukuri nihe boro ya Danger wumva wakoze arabwira ati ni indirimbo bita irimbi ry'abazima nakoranye nande Masho Mampa ibaze ko yora babwiye ati ni biggest collabo nakoze indirimbo nakoranye na Masho Mampa bita irimbi ry'abazima kandi koko barayikubisira indirimbo bro abana bubu ntago bari abangaba Gen Z ntago bazi ibyo biboro ntago bazi byare byo bajye kumva indirimbo bita irimbi ry'abazima yego none se twigane ejo bundi wabita The Ben afite igitaramo
azaronshinga ku itariki ya mbere, hazaba ari kuronshinga album tariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 muri BK Arena. aho ngo agwa invitation ati Neg nk'umuntu twafatanyije cyangwa mfashije ahashize, wavuze ko utigeze utajya ujya mu bitaramo. Ubu ntabwo igitaramo cya The Ben wakijyamo cyangwa ntabwo witeguye? Ayimpaye personnellement mu biganza nahajya. Yego. Ariko nge ntabwo wambwira ngo nagura itike cyangwa ngo nje kwinjira Zagara kwa kundi abo ngo ngigingo mu gihiriri ngo cy'abahanzi wenda ngo twabasoneye ngo ntimwishyura. Bro ntago ngaho nahagaragara. Ariko ayimpaye akavuga ati ni Mugisha Benjamin ukoherereje invitation ngenzi ngwino aho ngaho ngomba guhitanza. Yego. Najya pe. Ni byiza cyane wenda byibuza kubwe igitaramo cya ubundi igitaramo nshobora kujyamo cyonyine ngiye kukireba. Igitaramo cya Green P n'igitaramo cya Pifra nanishyura nkaza Loki mu bafana wa n'ubundi nawe yahita mbona akavuga ati n'ubundi nahita nshiduka ndi muri hamwe abahanzi ba muri vestiaire niho nakisanga n'ubundi tukaba turimo turaciringa. Ariko bo nanayatanga nkanishyura kubera yuko ibyo bakora mbiha agaciro. Yego. Aho kugira ngo mvuge ngo nimba nari busome mu mitsingi 3 nakemera nkayatanga nkinjira. Okay. Rero uwo bita The Ben ni umuhanzi n'undi wagiye ubasapotinga cyane n'abasupportive. Iyo muri kubona iterambere rye ukabona uburyo arimo aragenda azamuka, ejo biri no kuvuga ko ashobora kuba yamaje kwibaruka imfura yiwe na Pamela. Kuko ejo sabonye amashusho y'indirimbo The Ben yasohoye harimo na Pamela, ubona nyine umudamu we nyine atwite nyine ari hafi kwibaruka. Ntago ndayireba kuko ntakubeshye normal ntago njya ndeba indirimbo zo mu Rwanda. Ni defo ngira cyetse iyo bambwiye ngo urebe indirimbo y'umuntu runaka cyangwa se y'umu artiste wo mfana. Ariko abo bire nyine bamahara ni n'ubundi mvuga ni indirimbo ye nzayibwaho ndi kwinywera Primus Haboro kwa Papa Ishimwe hano hirya ku kabutike. Ari nzagenda ndiyo hari umusore bita Patrick Nshiduke arimo arareba imiziki Nshiduke ndayibonye. Ariko ntago nayihiga kuko n'ubundi irasakara ikabikimenya bose. Wayikunda utayikunda sha ugeraho uba oblige yuko urayisubisa tu. No kuvuga gusubisa ikintu ni hahandi uko wagira ko utagikwepa. So ntago ubundi nzireba mu busanzwe, ariko ni byiza kuba bibarutse umwana pe kuko abantu bari batangiye kwibaza ngo ko bari gutindaho gato. Ariko se abantu ntibakaninjire mu buzima bw'abantu gusa abantu ko bashobora no kugati nta n'umwana tuzabyara. Yego. Ubundi si kubyara muri no si mwana sha mwana ngereka mubwire nimba utaranabyara ahubwo nushaka uzanabyihorere. Kubera iki kandi iyi si ntago ari isi yo kubyariramo amafiti n'abantu bafitanye imyuka mibi. Babona wifitiye umwana bakumva bamugiriye ishyari bakumva byabashimisha baye yapfuye. Mana hari ibintu byinshi, hari abantu benshi bajya bandikira umuntu kuri za Instagram. Sometimes akuwagize n'ibyago kumva umuntu akubwiye ibintu ukavuga uti ariko nk'ubisi turi kuganamo ni iyihe. Cyangwa se ibintu biri kuba ahantu umugabo asigaye areba umugabo mugenzi we akabona ni mwiza, akabona ngo ushaka ufite iminwa myiza ngo ndumva nayikurura. Nibikumva abantu bari kujya mu bintu bwa bushiti nyine twigeze kuganiraho rimwe ntago nshaka ko tubijyamo sibyo. Yego. Bishobotse rwose umuntu utarabyara azabyihorere kuko abana banyusha mwana mugiye ahantu imbere ntago ari heza cyane tu ndabibonye niko mbivuze. Gusa nanone kuko isi abantu byo byose ntago mu gihe Amerika n'Uburusiya cyangwa n'ibindi bihugu bitari byarasa amabomba atomike ngo birasaneho nubwo batarasinaha ngo natwe twicwe n'inzara cyangwa n'ibyuka bibi bizahanuka imvihanuwe n'imvura. Kandi biri hafi kuba n'ibyo bintu abantu babyitege yuko intwaro za kirimbuzi ziri hafi gukoreshwa muri ubu buzima bwacu twe tuzaba turimo cyangwa niyo byaba twe twarapfuye. Ariko menya ngo abari kubyara bafite abana yanga bikunze intwaro za kirimbuzi zizaraswa bariho. Yego. Ubwo rero urumva
niyo mpamvu mvuga ni ntibakabyaye ariko nanone bagomba kubyara kugira ngo haboneke abazaba abakarani bazajya bikorera imizigo y'ababosi, abazaba abayobozi, abazaba abadogiteri. Sha mwana urumva nyine abantu nibabyara ariko uwo nkunze sinamugira inama yo kubyara. urumva uwo ukunze ntabwo wamugira inama yo kubyara Wapi kabisa. ni byiza cyane ndi kugenda mbyumva fresh cyane bitewe n'aho isi mbona igana batavuga ngo wenda ngo nuko ngo wenda ngo yabuzuwe sigaranya abandi babiri sibyo baranakuze erezuma ariko shamani isi turi kuganamo ntabwo ari nziza bro, ntabwo isi ari nziza, abantu basigaye barahindutse inyamaswa ugasanga mani nibirebire twikomereze. ati ndimba wakoranye na The Ben ntabwo wanabyibukaga indirimbo no wanabyibukaga kwihari wajya ntabwo nayibagirwa Karara use Karara nayibagirwa iriya classic song man ntabwo nayibagirwa cyane kira nayo nk'ibyo byabo bana nakubwiraga ni indirimbo naririmbye ndi gutura umwana twiganye ku kigo cyo bitaga Etemu kiri hano hafi ya Sky Hotel. Ni umutipe twiganye tujyana gususha nyine turi gukora tronkome kizami gususha ni kumwe ngo gususha bya byose urabizi gususha ndabizi kuzuza amafishi ngo yo kugira ngo uzabashe gukora ikizami cya leta. Nyuma yaje guhinduka umujura ajya kwiba hariya mu mujyi ahantu ku iduka ry'Abahinde bamukubita urusasu rw'imbunda bita spam 12. Bana umurambo we banagiye kureba nsanga harimo ikintu cy'icyobo kingana n'idirishya muturi iyo ndirimbo kuko naravugaga nti n'ababyeyi be batavuga bati umuntu ya profese umwana wacu yapfuye noneho aramuririmba ari kumushakira amafaranga cyane ko icyo gihe amafaranga nayinjizaga cyane badatangira kunsuwinga ngo barashaka ko negije abaha miliyoni 5. Reka noneho twinjire kuri Uptrend Cypher wa nago nge nabura kuyikubazaho kuko ni ndirimbo numvishe nyumva hari hashize iminsi hari ahantu ajya ariko nje nicyo kintu cya mbere numvishe ufitemo verse wari urimo wagiye muri Kenya ufitemo verse zitabaho pe uti hip hop twahuye uri agasugi HIP wari umukobwa mwiza cyane urenze Yoro Queen tujya mu rukundo nyuma turamenya ngo sininange narwo nyine byibuka yose ariko urumva twahuye ari agasugi noneho tuza kujya mu rukundo ari umukobwa mwiza uruta Yoro Queen wari ushatse kuvuga ko hip hop cyari ikintu cyiza cyane kirenze kwa kundi babizi Yoro Queen y'abantu baramuvuga ngo ni umuntu wa danje ngafite gahunda ngo ziteye ngo nk'ingingo nk'urucupa ngo rwa Primus nini kwa kuntu nyine ateye hasi ari hanini urumva ari nyine ngo yari mwiza afite yari nziza nyine hip hop icyo gihe urumva noneho icyo gihe ingoma ya Mahoni Boni yaje kuranya ari baravuga ngo hip hop ipande Mahoni Boni aratanga ariko ingoma yanjye ndayima nima ingoma yanjye nyita crank nahise mfata ubutegetsi ariko hari ahantu wavuze ngo hip hop wari umukobwa mwiza cyane uruta Yoro Queen nuko wowe tujya muri ndirimbo ugaragaza ko ari we muntu wazanye hip hop mu Rwanda ntabwo ngaragaza kuko uvuga ko ari we watumye abandi bantu babona ko iyo hip hop ihari kuko niwe ngo wazanye uwo mukobwa abandi baniga namuze kandi siko aririmbye ntago ariko ntago njye wamuze ntago njye wazanye hip hop ntabwo ari nanjye wa mbere wabanje kumurabukwa ahubwo ninjye noneho ahubwo wamuterese turabana no wamuterese murabana abandi bo barateretaga wenda bakanakocora ariko ntago bagize ute ntago babanye noneho icyo gihe nasanze yarakundanaga na Mahoni Boni ndamumucapura noneho turakundana periode y'urukundo rwacu bayise crank none nyuma njya muri interina muri reggaeton ngarutse nsanga yagiye mu biro by'ibanga uzabaza ibyo twakoreye imivumo ya makranka ibiro by'ibanga iyo ndirimbo y'ibanga ahubwo iyo ndirimbo ntabwo nari nyizi bavuze iki sobanuye imivumo ya makranka bavugaga wowe hari ibintu batazi buriya twagize competition ikomeye na Tuff Gang urumva ibaza ariko Tuff Gang yarazaga ikarwana nawe urumva baratwasagwa ntabwo nari naga
ndumwe none uzi iriya nyuguti yara wari kumwe na iriya nyuguti yara ntago babyumvaga noneho akagira n'abo udusasu dutarukiye duto kumwe fragment zikugwira atari we bari barashe bakavuye ba Kate ngo crank ngo isafishwa wo mu biracya sinzi nibo ni bulldog undi nakunda kutwataka cyane na nyakwigendera Jay bakundaga kutwataka cyane rero abantu bagenda bumve ibi ndirimbo zo bita ngo ibiro by'ibanga cyangwa bumve indirimbo yitwa ngo Semuhudu turi hano kubw'iterambere bumve ibitero birimo hari abarimo competition ya Riderman azabwira ngo aho twe dukomoka ntago dutinya imbwa zimoka ntago ari imbwa bwo yavugaga nyine bwo afite umuntu uyabwira umuhanzi ufite izina ririmo imbwa noneho ngiye nirinze kwatakamo abantu hariya cyane gusa ndababwira nti ngewe nanyura mu Kamenge abahajati bati amonita again ibiceri bimeneka boshye imvura ku mureko nyura ku bahajati bati salamu alaikum muri hudu turatunze boshye Ali Baba abana bazanye amaturu nk'umwamikazi w'Isaba ni double entendre ni handi uvuga ijambo ubundi tuzi ko umwamikazi w'Isaba ngo yarazanye amaturo ku mwami Salomo akaba yarazanye amaturo umwamikazi w'Isaba yarazanye amaturo n'amaturo ni ukuvuga ngo ni handi uvuga ijambo rifite ibisobanuro bibiri ariko tafi yo twarakocoranye cyane natwe twarabatatsemo gakeya na nyina ndirimbo umwana w'umuhanda ya Riderman buriye ifite icyo isobanuye abantu batazi mvuzemo Riderman umwana w'umuhanda isuku yako ntago ndi kumuvuga nabi yego barashatse kuvuga ngo iki ngo avuga ku mwana w'umuhanda ariyo se yitwa umwana isuku n'inzozi ntushaka ko dukora ikiganiro cyo gusesengura ku ndirimbo uzavuge tubipangira umwanya ikibazo mwebwe mukora kuri YouTube rero biragoye gukorana namwe ku bintu byo kwanariza indirimbo kuko ntiwanayikina copyright bahita bagukubita strike yego so urumva ni ikibazo ntago itari ikiganiro nakorera kuri YouTube nagikora wenda nko kuri X cyangwa sandi hantu cyangwa ku muntu udateganya kuvuga ngo akeneye ngo ko ibintu bye bamonetize ariko hari ubundi buryo twayikoramo tukaza tuyumva twebwe ni tuyiplaying ari mu bundi buryo ari nka podcast ukuniraho ku ruhande abantu bakajya bagenda bakabyumva ubu byaba ngombwa kubigeza Spotify cyangwa somewhere else ibyo binabwo muzabitekerezeho ngiye buriya biri no mu bintu binshakime cyane mani gukorana n'umu YouTuber niyo mpamvu iyo atari umuntu w'ishumi yanjye nkawe ubundi mba ngomba no kumukubita fagitire iremereye kubera yuko ibintu byo kuri YouTube biraziritse cyane noneho nakora no bisigaye byarajemo n'abandi bantu noneho barimo barashaka ngo kubiregiretinga man ni ibibazo biragoye cyane biragoye pe none tukomeza kuba wavuga biragoye ariko abashomeri remix yasohotse mujye kuyireba kuri channel ya Ebi Godwin ni nziza cyane twari twayiteguye tukiri kuri Cypher uti murahura nyuma ngo azagushwandarika aho anteza abana aguteza abana urumva nsohoka mu biro nasanze avuye mu biro by'ibanga muri tafu mvuga ntabangaba ariko nubundi ntabasaza muri video wese ubona ko nahise mfata green pino ku rutugu ndavuga nti nace mwari mubifasha ariko mubikwiriye tu mubimerita gutanga ubutumwa ariko icyo gihe ntabwo wabyemeraga ko bakwiriye hip hop ariko ubu ngubu nyine nawe narabyemeraga nyine nabaga mvuga naho bwo haje nka kwa kundi mani bavuga icyo bita dynasty ni kwa kundi ubwami runaka buza hakagira ubundi buza nabwo buturanye nabwo ufite imbaraga kuburusha ariko mukaguma muvuga muti reka dukomeze dukore kugira ngo bari abantu batazatuvogera bakatwaka ubutaka bwacu ubwo rero niho natwe twakoze byatari two kubita indirimbo zirenze yaba ari ngewe yaba ari ba Rider n'abana twagiye tubyara abuzukuru navuga ngo nabuzukuru banjye harimo abantu benshi ba Kate Kavuyo ba NPC abuzo bita za Young G Squad Sheni Saju men babaye benshi tu urumva abo nabuzukuru banjye na wundi imfura yanjye yabaye imfura yarira imfura ni nyuguti yara
niyo mfura ya hip hop. nuko ngo mu bantu mwarabyaye wowe na Noza wateye hip hop indango mu ni mu buryo buri figire nawe yaho gucya abantu bahita bumva ngo ngagaturunga iki n'iki ngo yagize ngaragira we nyine nicyo ngewe umubano wanjye na hip hop hibarutsemo imfura ya hip hop ariyo Rider kuko turabizi ko muri hip hop nta wundi muntu wakoze ibintu birenze nk'ibya Rider. Yego. So nicyo navugaga hariya ni na shout out namuhaga ya Danger Man mbwira abantu Rider ni imfura ya hip hop. Ngo wenda atari we muraperi wa mbere mfana ariko birazwi ko ari we mfura hip hop kuko nta muntu wigeze agera ku bikorwa mu baraperi nk'ibyo yagezeho nta numwe buriya na Bulldog ntago ari muri level imwe ya Rider bro. Wenda ubu ngubu Bulldog ari relevant kurusha Rider muri iyi minsi ariko kucyo yabyaje umusaruro ya hip hop na wapi ntago wabagereranya na Jay Polly na ubwe wari most popular mu Rwanda ntago wari bumugereranye na Rider niwe mfura ya hip hop. Ukaba papa hip hop ukavuga wa hip hop erega abapapa bo bakunda no kwibagirana baribagirana bajya no kwandika amateka nese ubundi ntiwumva ari kuvanga urusengero rwa Salomo wari umva se kuvanga urusengero rwa Dawidi oya muri Isirayeli ni urusengero rwa Salomo ntago ari urwa Dawidi. Abapapa baribagirana okay hako ntacyo buryo ubonye umwana wawe ari uba proud ubona umwana wawe ari gutera imbere cyane ubwo ni muri sense figure nongeye kuvuga ku bintu mba nirimise kutavuga ariko bigeraho bikancika bijya bikagucika ariko ntago ndi kumuvuga nabi ntago ari kumuvuga nabi cyane kwa namusabye yarabinsabye personnellement noneho bana muri media cyangwa ngo post twaravuganye noneho nyuma y'imyaka irenga 11 tutavugana. Riderman ako yamagana twaravuganye we yanjye naramwandikiye WhatsApp twamuhamagaye mu kiganiro nge namuhire kuri Maisha ko kuri Maisha ukuntu njya nkunda kuhakorera nyine kuko buriya ni family yanjye cyangwa hari uburyo nyine tuba dukorana nta contract mfitemo ariko turakorana tu bihoraho. So tumuhamagara mu kiganiro muhiraza no kumpa nimero zinge nta nizo nagiraga nyuma ndamwandikira birantungura cyane aransubiza byarantunguye cyane. Riderman ubona aragusubije arambwira ati Negji nawe Yesu yagaruka akambwira ati mukore nago tuzongera gukorana. Ndamubwira nurakoze cyane nibura ko ndakamenya ntabwo nzongera kubivuga ahubwo nyine nawe waragamvuga ko umuntu ko nohereza messages kaba received bazisomye ntibasubiza kandi ibyo bintu biri mu bintu bindakaza burangiye nange nohereje umuntu message akayibona ntansubize uzi icyo gihe mbifata ukundi kuntu ariko iyo nsubije kwambwira uti hoya mbizi ko ari hoya and I move on ubu ngubu ndatuje ndatekanye yambwiye ko bitazashoboka icyabi cyari cyo cyose. So ubwo ugize change of heart imbabazi wasabye zapfuye ubusa erega hari abantu benshi na Joe Biden erega zapfuye ubusa ariko ntacyo bitwaye narazisabye narabohotse sibyo narabohotse kandi byatumye nta nasaga bazongera kumva hagati yanjye nawe wenda nkakuri abundi buri kiganiro cyose nakoraga wasangaga ari we cyangwa hari utuntu ndi kuvuga tw'utu details runaka rimwe na rimwe twari buzangushe no mu cyaha mu buryo ntazi. Urabizi ngubu ko ibiganiro byacu bisigaye bifite abantu babiscriptinga neza babishyira muri loop bakareba loop bakabirupinga bakazoominga urumva. So nare bushiduke nkozi cya ariko Erezma kuva yaransubije shana yese mubwira ni bro niko bimeze n'imyaka tugezemo ufite abapeti batatu nanjye mfite batatu. So Imana ishimwe kuva na cyakirego wenda wagomba kugira gute ushobora kuba utaragitanze kuko iyo mba waragitanze mba narahamagajwe nabimushimira n'ubugabo yakoze. Namubwiye rero reka tubane neza ibi bintu byacu tutazabiraga n'abana bacu gasanga hajemo inzigo umwana akajya atambuka areba wawe amureba ikijisho avuga ati akuzi ko uriya mukobwa yigeze gutuma papa arya ibigori. Ubwo rero urumva uje wabimushimira. Ndamushimira cyane ku kantu kuko buriya nta muraperi usinicinga mani ntago bibaho buriya biba byarutwa no kwiyamamagara kambwe ati Negji no kugira ngo babarire ibintu nsange mu gipangu ndagukubita inkoni igihumbi
byarutaho kugira ngo ujye kunsinishinga tu byaba ari ntabwo yari n'ubikore nyine nawe ni nk'igitekerezo yavuze ati nk'uyu muntu kandi we yaravuze ntabwo yavuze ko agiye kubikora ubwo abantu abanyamakuru bo bagira za byacitse bahita batangira kumuhamagara ngo niko yavuze yaravuze ati nyamara nk'uyu muntu ndamutse mujyanye muri ra ikurikiwe na i njye ntabwo nkunda kuyivuga kubera ko ndayitinya cyane nako ndayubaha urumva bati wasanga muri kuvuga ngo muri kumusabira ngo imbabazi ngo cyangwa ngo mungare ngiye ngo mwagize satani mwangiza umuntu mubi ariko ntabwo yavuze ko agiye kujyayo we yaravuze ati nk'ubu nyamara mbikoze ariko kuva icyo gitekerezo twaraganiriye kikamuvamo niko nekereza keretse wenda hagize indi mpamvu cyangwa abandi bashaka kumusunika kubikora ariko ntabwo uriya mutipera ntabwo ari wa muntu wakoresha ntabwo wamukoresha niyo waba ufite amafaranga angana gute kuva na kera kandi kuva na kera ntabwo uriya mutipe wamukoresha niyo waba uri kumupromisinga iki kandi ubu ngubu ni self made ni umuntu wigize wibashije ntabwo nkeka rero ko hari akantu abantu runaka wenda banyanga bavuga bati reka tugushukishe kugira ngo ukande uriya muhungu mukuru wawe umuziki ari mu muziki kuko mu myaka aranduta ni byiza cyane dukomeze nyine n'ubundi warugeze aho ngaho twari tugeze ahantu ngo yageze aho ngo ariyandarika ngo iguteza abana hip hop iguteza abana hip hop yaguteje ni bande ku buryo uvuga ngo hip hop yaraje ngo yariyandaritse ku buryo buri muntu wese azayinjira ubwo aho icyo bisobanuye ni handi twatangiye kumva abahanzi badafite originality buri umwe aririmba nk'undi ukaba utabasha kumenya ngo uriya ninde ni handi twatangiye kumva ngo kinyatrap apana ngo kinyatrap ngo trap tangira kumva ngo drill bafite amabiti ngo krrpa kururishanga kururipa vuga se abantu bose ko numva ari za zimeze gute haya rero uriya mu baby yahise ansebya cyane yaransebeje none ubigeraho havutse mu ndi mwana utari uwisezerano ni ukuvuga ngo kera bo bitaga ngo wo mu ndaro ntabwo ngira iyo jambo ryo ngo iki ntabwo nkunda kurishyiraho umwana wo mu ndaro ntabwo nyanya mvuga ngo ikinyendaro bivugitse nabi ni nk'uko wavuga ngo ikiragi hari amagambo reka tutemerewe gukoresha ni nk'uko utavuga ngo ikiragi cyangwa ngo ikimuga cyangwa ngo igicumba oya ni umuntu ufite ubumuga bwo kutumva cyangwa bwo kutavuga yego noneho uwo mwana yaje kubaza nyina ate se papa ninde noneho nuko ngo hip hop yaje ahura n'abantu benshi bagira ariko niko umukobwa yaje kugenda umukobwa ariko bari mu gahoteli kitwa Kinyatrap mbiririmba mu bari mu gahoteli bita Kinyatrap kandi icyo gihe baza gushiduka havutsemo umwana noneho uwo mwana ubwe nawe yatangiye kubaza ariko se kumbwira ngo mama wanjye ni mu Kadafu kandi nkaba mbona tudasa ese umwana aravuga ati bimeze biti harimo n'abandi bajene benshi cyane ubwo ba Eric Chris Yishi cyangwa Izi murumva abona bamwe n'abana ba hip hop bavutse nyuma nyine mu kiragano gishya ubwo rongewe yari ya Borman ya Borman ayikoze muri Sanse Figure atazagira umuntu uvuga ngo naramututse ngo gutya na gutya oya niko akunda ukora ibintu mu buryo buri bwo gusa nkaho uri umuntu uri kuzimiza kuko ngewe ukuntu ndirimba ngewe ntabwo ngomba kuririmba bya bintu umunyarwanda abasha kumva agahita byumva ko kanya ibyo ndi kuvuga bisaba kugira ngo ubu ufite ubwenge na un certain degré de connaissance hari knowledge ufite runaka ntabwo ari ibintu umuntu winjije wese yakumva ngo amenye ibyo ngewe naririmbye muri kiriya gitero ariko abazi kwanariza bazabyumva nta muntu n'umwe natutse nta muntu n'umwe nandagaje niyo mpamvu ubundi nta n'ubwira ndirimbo ngomba gutanga n'ibisobanuro byayo kuko ntuma bitakaza agaciro ko message nabahaye ziri hidden byatuma nzishyira hanze
kandi ndashaka yuko iriya bora abantu bazayiga. Ndashaka yuko hari igihe minisiteri y'uburezi izajya ibwira abana ati mwumve iki gitero cya negije, bakabyandika bakagishyira no mu bitabo bya bindi bya bitabo by'abaha abanyeshuri muri manuel scolaire, bakababwira ati mugende mwumve poetry iri muri no boro, mwumve icyo bita figuration birimo, kwa kundi gusanisha ikintu wakigize wagihaye indi shusho. Aho ngo icyo mundi nicyo kintu ngamije kuzasiga legacy yuko minisiteri y'uburezi izajya ivuga iti mujye mwiga ku mavasi ya Negiji de Janeiro. Cyoko zarayo ni nko gushushanya, narashushanyije hariya ntabwo naririmbye narashushanyije. So no kuvuga ngo ndifuza yuko bazajya n'urubyiruko ruzajya rwiga, abana bo muri primaire bakaba babwira ati mujye mwiga ku mirongo ya Negiji. Uriya muntu yari umuhanuzi, wenda naranitahiye narapfuye, bakajya babwira ati sha uriya muhungu rwose mugende mwige, urabyumva nawe niyo target mfite. Akara si nko kumvikanisha ko hip hop itigeze igira umuntu uyihagarara cyangwa se dafite umuntu uyihagarariye muri kano kanya. N'ubundi nicyo bivuze. Nimba uvuga ngo aho bigeraho umwana yibaza ati ninde papa, noneho nyina akavuga ati ngo ni mukaza, kandi umwana akabona se ntibasa, ntavuga nde ati ko tudasa. Akamubaza ati se ni fisi ni kirisi ni gishi cyangwa ni izi, akabona nta mubyeyi uri aho hafi. Bazagenda basobanukirwa ubutumwa, kandi ubutumwa buhera muri ghetto. Ese kuki amwe nko niteye kwigasha batari maso. Kuki washyiramo Chrisizi kandi ataririmba hip hop? Chrisizi ariko yari umuraperi, no muri nta muntu wari uzi ibi bintu. Impamvu yayigaragayemo nuko yari arimo ararapa. Yego, ahubwo yaje gusanga rap idacuruza muri kiriya gihe. Management iramubwira iti hogoza ariko wakinuwe, tuzabiza tujye studio dushake abapeti bazi kwandika cyangwa bakuriri bagushiriremo ibishinwa. Chrisizi azi kwiyandikira ariko bazajya bagushyiramo ibishinwa nyine uburyo ki bw'amamelodi. Ziriya ndirimbo ngo inana ngibiki n'ibiki, buriya ziriya ndirimbo ukuntu zikorwa abanyarwanda nimba batabizi, bajya ku iriya ndirimbo barayigura, bayigura iririmbye irangiye, irimo ibyo biti bishinwa nyine abantu baririmbye ibyo bita gimmicks cyangwa se gibberish niko yakundi uvuga amagambo adafite icyo asobanuye. Nkuko wajya kuririmba ukajya ngo ntakunda nana zakuka kukuka kwa, noneho wowe ukagenda ugashaka amagambo ajya kujyana n'ibyo ngibyo byango kudene n'ibinana, ugashaka amagambo asa na ya melody baguhaye, noneho ukabiririmba ukabihuza, baguhaye akaritime keza, nawe uyibonye amagambo meza, producer mwiza Bobo Pro akamixinga cyangwa Bat Skills, wakoze hit. Yego. Okay, nibyo ngibyo. Nikumva nta bintu byinshi mfite twaganira, nako ni byinshi twaganire, nikumva nta bindi ahubwo gisigaye ni ukugana ku musozo. Ariko mbere yuko tugana ku musozo, mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yashize waraje dukora ibintu byiza cyane, ariko twabonaga n'indaro z'ibintu remix, aho tuti Negiji yagarutse ku munsi w'ejo nimugoroba. Nabonye indirimbo yawe bita Abashomeri remix, nabyo ni bigaragaza ko uwo bita Negiji ashobora kuba yagarutse. Oya byo nta nibanga ririmo, kuko ipingiye kuba hari n'igena bitewe na ndamutse mbonye ubufasha bw'abakunzi, kuko abafana simba kunda, ngira ngo nawe uri buze kumpiningira namba yanjye, urumva ayishyira kugira ngo bajye bakanda akanyenyeri. Ibyo turi kubimena mu kigega cyitwa ngo turi gukora alubumu, niho turi kubimena. Ariko hari n'ibyo nanjye maze kwikora, ko nka za record nyinshi zimaze gukorwa, mfite indirimbo zigera muri 7 nakayigize EP, ariko nshobora kongeraho izindi enye ikaba album iri full, ifite n'amavideo nibura 4. Uretse iriya babonye nimugoroba, hari indi nayo iri in the walk, urumva. So kwezi kwa kabiri ntago kugomba kurenga batabonye EP cyangwa se album ya Negiji. Yego, kandi nta nubwo ikiswe na Gasaki. Kandi harya sarawa dutayemo Hiroshima, nabahaye Hiroshima ubwo na Gasaki yo bazayitegereze. Hari umuntu wari wemeye kuyisponsoriza arangije aranyikaka, ubwo nashaka ko tubisubiramo tuzayisohora kwezi kwa karindwi muri umwaka ushize akaba yasohotse, ariko yaranyikatse nyine, ubwo bufasha arabuhagarika bwose. Ariko ubu ngubu none yo
ndi gukoraho ni njyenyine uri kuyikorera mu bushobozi bwanjye njyenyine nta support y'umuntu runaka ariko mbonye support y'abakunzi banjye please namba urayimpiningira ndayiguha baze kujya bagera gute bamvugisha WhatsApp ufite icyo ashoboye ateho wahera waba ufite indege ubwo ndavuga 1,000 waba ufite 100,000 waba ufite 5,000,000 kandi akanyenyeri ubundi bijugunyeho kwa Papa Keve ubundi tubatemo ibikorwa bihambaye ariko ndi gukora tu nibyo abanyarwanda batabikora bakunzi ku giti cyanjye ngiyewe nzi ko mu kwa kabiri n'abantu bari gupanga gusohora album b'abaraperi mwoka byaranwe mwe mubyihoreye kuko ntago mwabyigana n'intarire ibibizi ntago intari ibyigana n'inzovu inzovu iraje fresh cyane so reka nkushimire rero wakoze cyane nimero turaza kuba twazipininga twari kumwe no bita Neg the General umwe mu baraperi dufite bakomeye hano mu gihugu cyo mu Rwanda banayitangije banayitangije akaba ari ni nawe mubyeyi wa hip hop nkuko abyivugira for sure abandi bakaba abana abandi bakaba buzukuru abandi bakaba buzukuru bita Green P azavuga ngo ni ikinege cya hip hop ni ikinege cya hip hop niko avuga ntajo nyine ubwo nawe ashobora kuba afite ahantu yakomotse nyine ku mubyeyi babyaranye na hip hop nyine ubwo ngiye ntazi kwa kundi nyine wavuze ni poetry ubundi ntugashake nyine ntago nabisobanura kwa kundi wa mukobwa yaciye hahandi ni muri rusanze reka tubyite uko urakoze mbibutsa ko Instagram yanjye bayita Neg the General mba nambaye duraga y'umukara nifashe gutya nambaye n'agapfukamunwa mutazafollowing utari we abantu bajyambye kugira aba followers bake nuko ngiyewe nago nkunda kugigupostinga ubuzima bwanjye buri prive sibyo cyangwa nkire ngutungo kuri TikTok twatundi twabana bari kwirya biryagagura mwana ngende umusaza man cyangwa uri kubyina amapiano uri kuzunguza amaso ndi kuzunguza amaso ngo ndikwirebesheje ngo oya nago ibyo bintu ntago byabayera ababishaka muzajye mumfollowing abashaka mubyihorere channel yanjye ya YouTube bayita Neg the General ndirimbo heruka kujyaho mfite channel ebyiri nyine hari yitwa General TV hakaba n'iyitwa Neg the General gusa apana ngo Neg the General official ngo n'umutubuzi okay nibyo nanjye nashaka official nagari yanjye n'umutubuzi ni ukuvuga ngo rero ni yitwa Neg the General gusa akaba n'iyitwa ngo General TV ubyanditse mu Kinyarwanda sibyo ariko ndashaka tubanze twubake Neg the General sibyo kuko nibyo bikorwa niho nzabibashirira kuko ndambiwe guhora abantu bambwira bati kindirimbo zawe zijagara ariko tuzibura zimwe na zimwe cyangwa tukazikura ku gaca no hariya indi tukayikura hariya indi tukayikura muri Kongo indi tugasanga iro kuri cano yo muri Ukraine ati wadukubise cano yawe ya nyayo kuri yo cano ngiye gufatana zira ndirimbo n'abandi ba producer ahandi ntawe nzasibisha indirimbo mwuka byaramwe izakera ntari wo yaprodinze ni byiza nago nari nzi ni YouTube cyari cyo sibyo bazagutera strike ariko aprodinze abandi na produinze zanjye uzi kuraho abandi bazishyizeho nushyeze abandi bashizeho ninkireza abandi bashizeho nibazayinkubite nanjye nyibakubite none ahubwo noneho tume hamenyekane ngo ninde nyiri ibintu strike what is ibaze na produinze indirimbo yanjye nkuse strike nta kibazo ukayinkubita nta ribi nanjye nkayigukubita strike se niki kandi nshobora ariko man ubundi nkwiye kujya no muri RDB kugira ibintu boro byanjye ku registering wanabigura license bisanzwe online ako ikindi kintu nze ku baraperi undi abaraperi iyo asohoye nka album nkuko nawe uzasohora album mu kwa kabiri nagajya buri akantu k'inyoroshyo gasanzwe izindi style zitandukanye nkuko uwo bita bushize hari album ya Kinabiti yasohotse uwo bita Zo Trappers ari kurimba byeri mwumva nyine ari ibintu byo kuryoshya ubundi weze Zo Trappers umwemera Zo Trap ndamwemera cyane yibona se nk'umuntu nka Holix ari gushaka guhangana na Zo Trap bivuga hiki ndabikunda kuko biriya bintu nibyo bikora hip hop buretse ko mu Rwanda rero aho buri ibintu bibi ni biriya bintu by'abanyamakuru bazanye
byo guhatana, ahubwo hagati yabo ugasanga bitangiye kuzamo n'ibintu bijya gusa n'ivangura, nimba ari ivangura duce, nimba ari ivangura mikurire, nimba ari ivangura biryo simbizi, ariko hakazamo ikintu cy'ivangura, kandi nge nanga umuntu ugira ivangura. Ariko nk'ahariya ku bintu bya Zio na Olex biriya babyita guhondagurana bya kiraperi, yego, ku buryo n'umuntu buriya wasinicinze Zio bakamusibisha ya ndirimbo ahubwo ikaprodingwa n'abandi, wizi ko wasanga ari nawe wanayaprodinze n'ahandi kwaje kuri channel ariko itamwanditseho. So urumva nyine byari byiza man, iriya beef yari nziza cyane ku buryo ntago yakagombye guhagarara. Rero twari twasezeye, rero murakoze, reka ne kurondogora abantu banze ko nkunda kurondogora. Twasezeye ariko nubundi nge nanjye turi gushaka gusezera, ariko so ejo ubonye igitaramo cya hip hop gihagaritswe, wiyakira ute mu mutima wawe? Shana kubeshye byarambabaje pe, kuko malgré que ntago nari natumiwe, ariko harimo abahungu banje benshi bari batumiwe, n'ubundi amafaranga barayariye, wenda hari utwo basigaye mu kwire by'ukuntu baya ma repetition yakozwe. Nkareba nkabona Fireman yakuyemo ipantaro nari muzi yo yonyine agira, nako nkabona fara akunda kwambara, ntago muze kari yagira nari nibeshye, nkabona ariko aje yambaye cyangwa gisa neza, mbona ko bari harimo agafaranga, sibyo? Ubwo rero kuba bitarabaye ngo hip hop yisubize icyubahiro, umuntu iriya mvura wayigushije, nahoze mbona abantu bari gusetsa ngo ni Sarongo, ariko se Sarongo nawe yibereye ahantu nawe mu bibazo, ngo ni Sarongo wayigusha, abandi ngo buriya ngo ni Negiji ngo yahennye, ngo kandi ngo ni n'umunyagisaka, ngo ni umunyakibungo, ngo buriya ngo yayiheneye ngo iriya konseri. Nuko nyine, ariko ntago ari ibyo ngibyo, naranababaye cyane kubitabaye pe. Urakoze cyane, reka ngushimire. Thank you. Slim Jesus.